kabiri. Brian, uyu mwana atiki ni umwana w'umusore uri mu kigero cy'imyaka nka 28 kugeza kuri 35. arakuze, ntabwo ari umwana, arakatsindwa n'Imana n'ikigabo. Ntago ari umwana, ntari bi ni umusore. Wese n'umusore n'umugabo arakuze. Niriwe ndi kumuhamagara, ariko aho nzamuhamagara dore nanjye mwabigishije ibintu byo kurikodinga nabyo narinze, nanjye nzamurikodinga bazanira amajwi. Hashize nk'iminsi nk'ibiri nari ngiye mu kazi ari mu gitondo, ko twebwe turazinduka saa 12:30 mba mvuye mu rugo kugira ngo njye mu kazi. Ndi gusohoka ngeze ku gipangu nsanga hari umwana w'umuhungu wahandi. Utarakomeza ibya uretse gato, reka dusabe niba hano harimo inzego zibishinzwe bafata agakayi n'agakaramu maze mwumve iyi nkuru. Oya zahateye dusonga bugaruka. Oya ntabwo ribu yabura hano, nta munsi numwe turigera dukora space ngo ribu bure kwa erega ribu n'urwego rwegerejwe abaturage kugira ngo bavuge ibibazo byabo. Ugomba kuba ruhari rero byanga byabo. Ribu n'abakorege bacu. Oya cyane n'abafatanya bikorwa. Ribu muri ba kamarade mwahageze, twagiye Brian, suri kuguca mu ijana. Uri kumva? Hanyuma rero n'umwana n'uwo musore nyine uwo ndi kwita umwana, ariko nabonaga ngiye mu maso ameze nk'aho akiri mutoya, ntago mbizi. Hanyuma rero uwo mwana w'umusore arampagarika, arambwira ati mfite ikibazo nshaka kukubwira rwose, maze igihe ndi kubashaka ngo mbabwire ikibazo. Ndamubwira nize ko ndi kwihuta, hari mu gitondo kandi simba shaka gukererwa kuko nge nkunda akazi pe. Ndamubwira ntimbwire, nshiramo vuba vuba numva ari ibintu bitunguka ndigendera, numva ari ibyunguka ndagwa nimero yanjye uzampamagara. Arambwira ati ubu maze iminsi 2 mfunguwe, narindi muri gereza nyimaze mu mwaka n'igice. Niba arambwiye umwaka n'igice, niba ari umwaka ndibaza ni hagati y'umwaka cyangwa n'umwaka n'igice. Arambwira ati ngewe nari umupolisi nkora muri traffic ku muhanda. Ati mu by'ukuri Brian urabizi, niyo nawe uhuye n'abapolisi, hari abapolisi baba bagukunda kuko natwe turi abantu dukunda abastari, ibyo muvuga tuba tubibona, n'ibyo mukora turabibona. Rero natwe turi abantu nk'abandi, hari utuntu mukora ati rwose nanjye nk'ubu ndi umufana wawe, ndagukunda, ujya werekana ngo imbunda. Ati ibyo bintu byose murabivuga turabibona, nta muntu umwe tuba tutazi. Ati rero Christopher Muneza umugabo wa Martine Abera yaraje ancaho ndamuhagarika nk'umuntu nyine ukora traffic. aba traffic ndabizi ko bari hano barabizi. Ndamuhagarika, ndangije kumuhagarika ati turaganira, tugeraho dutera story. Ati ngeraho muhana nimero yanjye. Ati muhaye nimero yanjye, hashize akanya anyorereza 20,000. Uri kumva? Anyorereza 20,000. Ndavuga nuko nyine ubwo ni fanta mpaye, urumva umuntu mwatestora kandi twese dukunda abastari. Arangije Muneza ajya kuri polisi, ajya kumuripotinga ati hari umupolisi, uri kumva, ati wanyatse ruswa, ati nanayimwoherereje ngibi. Arabiripotinga, umwana w'umuhungu baramufata bamukubita ipingu, bamwohereza muri gereza. Gusa ngewe ndamubwira niyo nkuru yawe si ubwa mbere nyumvishe, ndumva ibyo bintu byarigeze kunca amatwi ko hari umupolisi bigeze gufunga kubera Christopher. Uri kumva? Ibyo bintu rero ngiye mwabana mwereka mbatere story, si ukwivugira, si ugutera ibiki, si ugushyiraho comment. Nge mu buzima bwanjye n'ubundi bitari byo kuvuga ngo mu muhanda nge nkunda abapolisi. Mu buzima bwanjye nkunda abapolisi, nkunda abasirikare, nkunda abapolisi, nkunda abasirikare, kubera yuko mu buzima akazi bakora. Wowe civilian baguhaye iminota 30 ngo hagarare hariya, imvura ikunyagire, umuhagazemo, iri zuba rimene mbwagahanga, uryirirweho, ibyo bintu nago wabishobora. Niyo mpamvu kuba yaguhagarika mugatera story nyuma yuko yambaye umwenda w'akazi n'umuntu afite amaranga. Niba tubyumvishe neza Brian, niba nkumvishe neza, Christopher yoherereje umupolisi 20,000, arangije ajya kumurega, umusore baramwirukana mu gipolisi. Noneho biravugwa ko atari yanayamusabye. Yego, nge narabimubashe, narambwira se wa muhungu we utinya Imana ntago wayamusabye. Arambwira ati Brian, si ubwa mbere mpagaritse abastari, nyenziranya n'abastari rwose ndabahagarika pe, nta mafaranga nigeze musabye. Niko kuri nyine uciringa n'umuntu ukamwaka ibyangwa, turabibona abastari benshi nta maperimi mugira. Uri kumva? Iyo tubahagaritse nyine usibye imuwe nyine uzukajugaza umuntu, ukamujugaza akavuga ati tukamureka, akavuga ati reka zigwira handi ntangweho. Urimo urumva? Kandi si nibyo gusa, ari igihe umupolisi agufata uri mu ikosa, utambaye sentire akagushyiriramo imiyaga.